Iyi nama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ni iyihe mikoranire ikwiye hagati y'umuyobozi n'umunyamakuru. Abayobozi b'uturere tugize intara y'Amajyepfo ndetse n'umukuru w'intara Munyantwari Alphonse baganiriye n'abayobozi b'ibitangazamakuru bikorera mu ntara y'Amajyepfo birimo ibyandika ndetse n'amaradiyo. Muri ibi biganiro abanyamakuru n'abayobozi basanze mu kazi kabo bose bakorera umuturage. Buri ruhande ariko hari ibyo rusabwa kugira ngo inshingano za buri rwego zigerweho. Ntibakagombye gufatirana abayobozi nabo ntibakagombye gutiza igikorwa nta mpamvu igaragara. Amakuru atize habakira amakuru. Muhizi Elize ni umwe mu banyamakuru bari muri iyi nama nyunguranabitekerezo. Aha aravuga ibyo abona itangazamakuru ryifuza ku bayobozi. Itangazamakuru icyo riba ryifuza ni inyungu z'umuturage kuruta iz'umuyobozi. Ari umuyobozi ari umunyamakuru, uwo bahurizaho bose ingufu zihuriraho ni wa muturage uri hasi. Nkumva ko byaba byiza ari uko ku ruhande rw'abayobozi bajya borohereza abanyamakuru kubona inkuru mu buryo bworoshye. Ku muturage bizagira ingaruka kuko iyo ategereje, iyo yatumye umunyamakuru kumubariza ntabone igisubizo, yitotombera leta, kandi leta atariyo yabigizemo uruhare, wenda ari wa muyobozi ku giti cye watinze gutanga amakuru, umuturage akabigwamo. Meya w'akarere ka Gisagara Karekezi Leandre nawe asanga imikoranire myiza hagati y'inzego z'ubuyobozi n'itangazamakuru ari byo bitanga igisubizo ku byifuzo by'abaturage. Uruhare rwa buri ruhande ariko ngo rukwiye kujyana no kubahana. Ari abayobozi rero ntabwo navuga ngo umuntu yarabyize wenda ngo ayobora uko bikwiye 100%, ari n'umunyamakuru nubwo ari byo yize, ari byo agenda yigira kuri tere. Twese rero iyo dufatanyije muri urwo rugendo tukagenda dukosorana, turushaho kunoza, bigatuma dukora neza byose mu nyungu z'abaturage. Ntekereza ko buriya iyo flexibility bikenewe kugira ngo twese tubashe kuzuzanya, umwe ntabe nk'uhiga undi n'undi ntabe uwikanga undi, twese tukumva yuko ari mu nyungu z'abaturage tuyobora. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Munyantwari Alphonse yemereye itangazamakuru ko bazakomeza gukorana neza. Akazi kacu gafite ahantu gahurira hatari gusigaye kwijana, kuko muri za nyungu z'umuturage mbona yivugaga irabura pe. Ndagira ngo bizeze ko muri iyi ntara rwose muzakomeza kubona ubufatanyabikorwa bwiza. Bimwe mu byo abameya basabwe kandi harimo gukoresha imbuga nkoranyambaga nka za Twitter batanga amakuru. Pacifique Emmanuel Niyitegeka, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.